saruru habona nta guhagije kubera wagutunga wowe bwawe usibye kuza guhinganga. Bura rero hari ikintu mwe mwitiranye. Hari abantu bareba filime zisohoka bakagira ngo dukina buri munsi. Ntabwo dukina buri munsi. None se umva ko indi minsi tutagiye gukina tuzaho tubayo gute? Kuri coding. Ntago ari kuri coding. Nizera kuri coding. Hoya mani wajya hoya. Mani ibi nuguteza umuntu abantu mani. Hoya ne kumuteza abantu ahubwo ukuri kujya hagaragara. Tuba tuzi ko muri abantu b'abastari mufite amafaranga mbega nyine nawe gupfa ubusa. None reba bose muri mu. Ninde sabuye ko afite amafaranga yo gupfa? Ninde waguye ko afite abagaya amasaha sibyo? Abantu bose urona na undi muntu ni guhinga. Abantu bose bavuye muri nozo. Mwaza nyine ngacunga sibyo kandi urabona no mu cyaro abeshi n'ama televiziyo banagira urumva n'ama YouTube ngo babandeba sibyo. Babe Kigali bazi ko ndi umustar sibyo no kugenda muri bisi bibabigoye ntago wayijyamo bahita bakuvugiriza induru tumujama yakagudeplace urumva ariko ndazanga kubitamo ikabutura bro biragaragara ngaza kubitamo ikabutura afite n'inka woroye ntago wabura kuba woroye oya ntankano ndako afite icyifuzo cyo kuzaba cyane bana byanze bikunze ngo abarizi kandi cyo mba nkora bazi ko ari iterambere avuga ati byanze bikunze umuntu afite igitekerezo afite n'icyifuzo afite n'ubushake wenda Imana izamufasha bizacamo nose madame ariko ibyo nze gukora kurenza ibindi ibyo bintu nibyo cyako tumenya n'ubuhanzi uramutse ubonye nk'umuntu uvuga ngo nge nguhaye akazi runaka hako gucuruza cyangwa hari ibintu nyine ushyize hanze wemera ko ikintu cyose kibaho gifite impamvu. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanda rwakazamura igisho ryagana gasika mutoro za sana mugoroba samatera gacya cyagasa muri icare kuri Manzi na Innocent TV irebere byinshi byiza tubakwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba kuri mu gihe gito no gusaba kuri subscribe n'imutare wayikora ndetse nawe wayikozana kwinyango usaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zisimaze iminsi mwinginga ngo usaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunze n'ikitakunze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanyikirika ntagire mpereza ikaza abakunzi bacu badukurikiranye bari muri Amerika Asia Uburayi Afrika ndetse na Australia bari mu bihugu by'ubuturanye Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse n'abari hano imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru urengerazuba urasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali kambabwire ko muri abantu b'inshuti zacu kandi urukundo mugenda mutugaragariza umunsi ku munsi ntago tuzahwema kurusigasira ndetse no kuruteza imbere kugira ngo ibitekerezo byanyu byiza mugenda mutungura umunsi ku munsi bizarushaho kwiyongera mw'abantu mwe urambona mu bishanga mu mashyamba namanutse imisozi nambuka ibibaya nzamuka ibindi nta kintu ikintu cyose menya abari ngombwa ko nkibagaragariza amaso ku maso n'abantu mwe umuntu yampamagaye arambwira ngo mbonye ibintu bidasanzwe. Ese abastari ni gutya mubayeho? Ese abastari mubasha guhinga? Ese abastari mubasha kwahira? Ese abastari mubasha gucyaga imicanga? Hey, abatiro se bigenze bite? Ati jya mbonye umuntu birantungura nibaza nimba ari byo nimba ari we mbonye biracanga mbajije n'abandi barambwira ngo niko bimeze ati abastari namwe nta kigenda cyane nta kintu mama mufite rwose ati umuntu kwa tuzi kare nk'umustari yacana kuri uru rwego umuntu kwa tuzi kare nk'umustari yahingira amafaranga 700 ati ubundi uwo muntu uri kuvuga ninde arangije arambwira ngo ni Manudi Manudi se wo muri Papa Savo kira nka mucoma Manudi se wo muri Seburi ko kira nka mucoma Manudi se wo muri bamenye ukina nka komisioneri ati nuwa nguwo ati shaho zabeshe uzabaza abandi uramuntu amafaranga afite yabasha gukora ibyo byose ari uvuze ati usibye n'ibyo ngibyo uvuze Manudi yaje gukubitirwa hano mu cyaro nafashe urugendo ndamanuka njya aho muri cyo cyaro ambwira ahantu ari arambwira ati njyewe ndi kwigira ku isoko ndagutungira urutoki mwakira gishanga ugende nugerayo ukamubona ubwo nta mahirwe ariko njye niho namubonye mw'abantu mwe nafashe umwanya mitanzani ruka rwose nzamaguru yasarwaye inzara rwiyambitse rabatereka amagere none nazengurutse igishanga cyose umuntu namubuze
na n'ubu ndacyari gushakisha. Yandangiye mbajije abaturage bari guhingana mu gishanga kindi kirara haruguru, barambwira ngo iwabo bafite umurima na hakurya. Ati manuka hari akagezi uri bubone ukambuke, wambuka ku kagezi, numara kwambuka ku kagezi uragira ahantu bafite indi sambu. Uko mu isambu ya mbere yiwabo nahagize ndamubura. Ati rero reka ngende nirebera ibyo bintu nimba ari byo. Ese koko nimba abastari bo mu Rwanda ari urwego tugezeho, baba ngo ibintu biranga tuze gushakira mu buhinzi, bagenzi bacu kaba nta kintu bari kudufasha, turavaye turajya he mwabantu. Akagagezi ndakambuka kamerama, ako nacanagiye nigangiye nambuka n'imisozi. Reka rero njye nkomeze nshakishe ndebe ko mubona. Kankomeze nshakishe ndebe ko mubona, mwabona ngiye kubyizera byananiye. Nageze mu isambu ya mbere yiwabo, barangije barambwira bati ataho ngaho ntago ari iwabo baje kugira ute, baje guhinga ahantu kwatera mama barahazamuka kungu. Ntago ari iwabo, none se ahantu bandangiye kumbona ntari ko bamubona koko. Kamerama mbonye umuntu hariya. Mwabantu mwe, kamerama mbonye umuntu hariya ndagira ngo niwe byanga byakunda niwe. Dore nguriya kamerama njye sinshaka guhita mwiyereka, sibyo? Ntabwo ushaka guhita mwiyereka, ndagira ngo umwerekezeho kamera. Numwe ubuzima bwanze ibintu byakomeye, mumbare mu ndebere mucoma. Kamerama banguka umugaragaze, njyewe sinshaka guhita ngira nte. Dore nguriya ni kuri kw'Imana. Kamerama mwiyereke. Njye narinzi ko muri uno murima, narinzi ko hangaha kamerama uri kumubona, n'abantu mwe muri kumubona mucoma. Ibintu biteye agahinda, ibintu biteye akababaro. Umuntu w'umusitari twafataga nk'umusitari, mundebera ahantu hari. Kamerama mugaragaze neza. Abari guhinga yitangira ngo murabibona yihisha kugira ngo abantu batamubona. Ariko mwabantu mwe nyine ubuzima nahangaha butwerekeza. Njyewe nanze kubyemera, nanze no kubyumva. Ariko ndi kwibaza ukuntu umuntu w'umusitari uza guhinga hano mu murima, ese ba papa sava bakinana, ese abo babamenya bakinana, nta kintu bamuha koko. Nk'abantu tuba tuzi ko ari abastari, nk'abantu tuba tuzi ko bafite buri kimwe cyose, nta kintu. Njyewe rero kamerama ndagira ngo mwegere tujyane, ambwire niba koko ibyo bintu ari byo. Abantu mwe sinzi ariko ndamwegera. Mwiriwe neza mubye. Mwiriwe neza muco. Muraho neza. Wansuhuje, muraho neza. Akosoro naraho ngaho nye. Uraho ndahanye neza. Amakuru se. Akosha isi nimbi mwaba. Akose mani wagira hakungenda wowe. Umamagaye inshuro zingahe? Nje ngo hamagaye nuko impamvu naguhamagaraga nuko ibyo bambwiraga nanze kubyizera. Bande se. Ninjije kuguha amakuru yajya atari jewe. Ninjye ugomba kuyampa. Ariko njewe yarampamagaye ntaga kubyemera. N'uyu munsi yongera arampamagara ndiyizi. Mwagiye masirimu kanye mukora mani. Mwagiye muri kwinjira ubuzima bw'abantu. Turi siremwa. Uko no kwinjira ubuzima bw'umuntu mani. Genda gusuye ngo tuganire. None se iyo usura kutateguje umuntu iyo umamagara ukamana nzagusura. Kandi genda reba ahantu manutse. Dore ngeze kwira sambu yari hakurya mwakira gishanga kiwanyu. Barambwira ngo ntago mwegezemo ahe. Ni inzoka zikuriramo. Nose muco bimeze biti. Akose mani wanyoroheye mani. Wanyoroheye ukareka mani. Akose mani uri muri kamera iki mani. Katiga ibyo bintu mani. Kuraho ibyo bintu mani. Kuraho mani icyo kintu. Oya ariko mani. Wakoreye mani. Tworere tuganire bro. Tworere tuganire ndagusaba. Genda ganira iki namwe mani. Genda ganira iki namwe. Genda ganira iki namwe. Ibiki se? Nimba nabishaka kamera barayikura. Nako nje ntago nari. Mani kora icyo kintu mani. Nizera ko utari kuri coding. Ntago ari kuri coding. Nizera ko utari kuri coding. Mani oya mani wajya hoya. Mani ibintu guteza umuntu abantu mani. Hoya ne kumuteza abantu ahubwo ukuri kujya hagaragara. Tuba tuzi ko muri abantu b'abastari mufite amafaranga mbega nyine nawe gupfa ubusa. None reba bose muri Ninde sabuye ko afite amafaranga yo gupfa. Ninde waguye ko afite amafaranga. Amafaranga wenda yo gupfa ubusa ufite. Ahubwo ngiye birantunguye no kuri kw'Imana. Ibintu njye nanze kubyizera. Ibintu nanze kubyizera mwabantu mwe bate abantu no kubeshya ibi nibinyamo umutipa amamagaye incuro eshatu. Ariko se reka ngiye ngibaza ivango bagomagaye eshatu. Ngiye ngiye kubaza ibibazo bibiri. Baza nta kibazo nakumva. Urarya cyangwa nurya? Ndarya. Urya ikize? Imyaka n'ibindi. Yavuye heza. Yavuye mu butaka. Gira rero. N'abantu mwe mbare mujye mundebera. Nyine kurya ngenda rya reka tuganire sibyo? Reka tuganire basi sibyo? Mane reka nkubwize ukuri uyu mugizi wanjye urawishura. Hoya ntago ndi buwishyura. Ariko niba nabishaka ngenda wishyura tuganire ariko nta kintu bitwaye. Sibyo? Basi nyumva. Sibyo nyumva. Reka nkubwiro nyashya sibyo? Urabizi twaravuganye sibyo? Nuri umuntu wanjye. Ndabizi. Twageze kuganira rimwe. Cyane. None se nk'ubu ngubu ufata
ugafata umukameramani sibyo kandi uzikoresha oya njye bino nashaka bikureho njye n'ubuzima buri privé man birumvikana n'ubuzima bwawe buri privé kuki mushaka kubikora ariko basi reka njye tuvugane tuganire sibyo buriya mu buzima isi ni gatebe gatoki ntubyemera isi ni gatebe gatoki none se nibuzi ko ari gatebe gatoki kucyumva ko buryo cyumbayeho nawe utabaho gutya nabubamo ntago mbihakanye ntago mbihakanye ko nabubamo ubwo buzima ubu buzima urimo nabubamo ndetse cyane ahubwo abantu baba bakeneye kumenya ese intandaro y'ibi ngibi nk'abantu dufata nk'abastari twafataga nk'abastari sibyo ukaba uri mu buzima bumeze gutya si uguteja isura mbi ahantu ukina si amakuru ushaka ni amakuru nshaka reka nyaguhe yame nta kibazo shinga isuka rwose tuganire si amakuru ushaka urashaka he makuru njye ndashaka kumenya kuko uwo mutipe wo muri quartier ziwanyu yaramaze imisi ingaha mpamagara ambwira ngo ajya kubona uri guhinga ngo wagiye kuragira ngo wagiye no kwahira njyewe nafashe nimero yawe ndaguhamagara ushaka kumereza mikoro si amakuru ushaka reka nyaguhe man nushaka kwishyiraho kamera no man si amakuru mushaka ni amakuru dushaka mwigize ibiki ubundi ngaho mbwira njyewe noneho nanga kubyumva nanaguhamagara ngira ngo mbikubaze kuri telefone urabyanga naraguhakaniye mubwira ko ibyo bintu atari nabyo none unguyeho umva se kuntu byagenze arongera arampamagara tubanza twumvikana ikintu kimwe sibyo yego iki kiganiro giye kukigwa usanze ndi mu kazi uri mu kazi ndagahagaritse cyane nizere ko imubyizi uri wishyure uwo mubyizi ngenda wishyura nta kibazo njyewe nta nubwo njyewe nkwemereye n'inoti ya 5 hangaha inoti ya 5 ya 5 ngenda yiguhaye siri kabisa njye amafaranga 5,000 amafaranga naza agiye mu nazo nyine ndashaka kubera ko njye byambabaje bintera gahinda still n'ubu ngubu mfite agahinda mu mutima ariko se uri ndugira agahinda sibyo ko mfite amaboko ndi muzima sibyo aho gute wumva ko nasabiriza gusabiriza ntago nanjye nabigushije none se kuki nahinga ahubwo uhinze ute umuntu twitezeho umuntu ufite ibintu bikomeye n'ubundi byo afite naho byagiye rega ako seka ngubwire sibyo mbwira nta kibazo nashinje cano yego maze gushinga cano yego mbura bayireba nuko ndafite impano se impano urayifite abantu barambwira ati jya mu bapfumu kugira ngo abantu barebe cano yawe cano yanjye yitwa Manudi Show yego maze kuyishinga nkora filime nziza zijyaho muri biganiro byiza bijyaho abantu banga kubireba abantu barambwira ati jya mu bapfumu kandi umuntu usenga niko utanajya mu bapfumu se ntago bishoboka none se nimba cano bitari gukunda kuki naza ngo shakire mu murimo none se wakinaga n'ubundi ndahakina n'ubundi ndahakina none se ibyo umusaruro uhabona ntago uhagije kuba wagutunga wowe bwawe usibye kuza guhinga ahangaha buriya rero hari ikintu mwe mwitiranye hari abantu bareba filime zisohoka bakagira ngo dukina buri munsi ntabwo dukina buri munsi none se wumva ko indi minsi tutagiye gukina tuzaho tubayo gute twicaye turyamye ngo nzongera kujya gukina none se amafaranga baguha n'uwo munsi umwe waba wakennye mu kwezi cyangwa se mu cyumweru kimwe ntago ahagije ku buryo yagufasha mu buzima amafaranga yaza kuba adahagije sinari kubona uyu murimo reka mbanze ngusobanurire ikintu kimwe sibyo njyewe mfite intego urabona uyu murimo ndawubona si uwanjye ndawukodesha ku mwaka sibyo ukodeshereza iwanyu se ko bambwiye ko oya ndawikodeshereza ndawikodeshereza mukodesha 30,000 ku mwaka urumva ngiye mfite target nashatse kuwugura barambwira turazana 3,000,000 kuko hangana nashaka kugira ngo nzahubaka inzu hano hose harase bahororera amafi oya hariya hakurya mbona haranaha amafi ni icyuzi cy'amafi kandi cyo cyuzi cy'amafi nacyo si icyanjye cyo ariko urumva ndabutse mfite ubushobozi nacyo nakiri icyanjye ko ndabinabyemera urumva ndavuga ni gahunda igiye gukurikiraho ndashaka kubaka inzu ni gute nzubaka inzu se sibyo nafite isambu nkunda ahantu maze kuhakunda mbura baca 3,000,000 nganura ngampega urubu wiseka ntabwo ariko guseka pe maze gukurana ni mu cyaro nyine maze gukanura ngampega urubu rero ndavuga se nako umuntu yakodesha abajya bahinga ubu negereje ko 3,000,000 zizaboneka bro mu byo mpinga se none uzikirereka iyi migozi oya mani wibereka mani none mwabira bigori nahawe numva nyine nahinze kubera kwa kutamenya ibintu byose nahinze igihe kibi wahinze wafashe ibigori bivanga n'amasaka oya bira bigori usibye inuze imigozi irimo ariko bira bigori ni ibyanyuma niyo mpamvu ruvuze ibyanze no kwera igihe cyahize nakuyeho mu buhinzi ubu si ibijumba nzasarura nakuyeho nako reka minge ibi babyita kurima kugira ngo imvura niyigwa
guhinga bizanyorohere. cyangwa namwe muhinga imyaka muyuhira simba hano hepfo hari ruhurura hapi ntago kuhira bisaba amashini bisaba iki tuganire n'ubundi nyine unaweza ko ashakiye nubwo ari ku ngufu wenda waruzi ko umuntu atazakugwaho ariko baba none se reka nkubwiza ukuri aha hantu makode sinabwiye ko makodesheje imyaka itatu urumva hari mu 20 wari oya ariko ubushize nasaruye nakuyemo nari nasinze nk'ibishyimbo nguramo ibiro 60 gutyo harimo ibishyimbo n'ibigori ndaryama n'abantu bose hari n'ibyo twaryaga muri filime nabwe ni muze mfate ku buhinzi bwa manuti ariko bana nyagasani none se nk'abari abantu mu kinana tuvuge wenda bapa basava bubatse izina babamenya bubatse izina ariko man no muri se buri kukoreka maze nkubaza ikibazo cyane iyo bari kukubona wenda uri mu buzima bumwe ubuse ari ushaka ko babizi ari ushaka ko babizi ntabwo mbizi wenda ntabyo bazi nyine ntabwo bazi ko ari ibintu gukora kuko reka nkubwiza ukuri sibyo ngiye nize cinema sibyo nize cinema nize icyo bita editing neza filime sibyo n'ibiki sibyo iby'itangazamakuru by'ibiganiro sibyo ndabizi ndexera sibyo bya directing ndabizi nzi kwandika ariko urumva mu gihe udafite umushoramari se ngo aze gushoreme n'amafaranga afite yo kubishora igihe udafite umushoramari se ngo aza gushoreme ubaho ute nyine man ubuzima burastraguringa sibyo niba afite umuryango sibyo afite umugore n'abana ngewe none se gute naza ngo minge ejo nini minga mfite gahunda yo kuzahinga amahanga ibitunguru byibuze kuko barambwiye ngo ibitunguru nibyo bihenze ariko none ibintu by'ubuhinzi birasetse ushaka gusasanga none binzeze ibitunguru byarahendutse ikiro kigeze nko kuri ukabura n'uwo biha 500 hoye 500 ubwo byahenze reka ahubwo ukabura n'uwo bihera ubuntu baba we nose man wowe ubwawe sibyo mpamya neza ko uramutse ubonye ikindi kintu gihamye cyo gukora cyangwa se ubonye umuntu ugufasha akaguteza imbere muri ibyo bintu ikintu niyiziho ni ubushake ni ubwenge n'ubunyangamugayo ariko urumva ikibazo nanone sibyo ndi wa muntu sibyo ukora ibintu nyine sibyo mu buryo bwe iyo rero wabuze support nyine ubikora mu buryo bwawe uburyo bwanjye ni ubu bro none se nk'abantu byanga byakunda hano hari abantu bagucaho uri guhinga mana hangaha nta muntu ucaho ese boye amasaha turisangaye ni gute uza guhinga we uri urakutiriza ngiye cunga ya masaha sibyo abantu bose urona na undi muntu ni guhinga abantu bose bavuye muri nozo mwaza nyine ngacunga sibyo kandi urabona no mu cyaro abeshi n'amateleviziyo banagira urumva n'ama YouTube ngo babandeba sibyo babe Kigali bazi ko ndi umustar sibyo no kugenda muri bisi bibabigoye ntago wayijyamo bahita bakuvugiriza induru tudore wa wundi twari tuzi ko bafite ibimodoka bagenda nakamoto nyine cyangwa se ukaba ufite umujama yakagudeplace urumva ariko ndazanga kubitamo ikabutura bro biragaragara ngaza kubitamo ikabutura ufite n'inka woroye ntago wabura kuba woroye oya nta nkano reko afite icyifuzo cyo kuzabura bana byanze bikunze ngomba kuzayikora none se nk'abantu bake bakubona uje guhinga ntago ushaka kuva mu musozi w'Imana reka nkubwize ukuri nkora trick ishoboka yose uza wambaye indi myenda none dore ikintu gisekeje nuruzi yisuka ndaza ngayitsimbamo hariya umunsi bayikwibye bizagenda urumva ngayitsimbamo sibyo hari ubwo reba nk'igihe narimo nahirukiraga ahangaha hashize igihe kinini ndabona hari uri kuvuga naje ejo nguramo ibyatsi yari mu bigori urumva byasaga nabi hanyuma urumva nyine afite nakazo mujama ndarange ngahita cumbi ndayo urumva ubu ndaje minge ndebe umurima wanjye ejo nzasubira kugira ngo nyine urumva ndimo ndashakisha amafaranga kugira ngo kino kibanza kigure nyubake mwana none se nkawo wowe ubwawe iyo famille yawe kubona wambwiye ko ufite umuryango nko famille yawe kubona abana bawe bakakubona umwana bakakubona na madama bakakubona iwanyu umwana we ntabyabazi umwana byazi aziko nyina filime byanze bikunze umwana wazi ko papa ari umukire aho kuvuga ati madamu wawe ababyi nyine n'ababyeyi bawe n'ababyengira ya sorry n'ababyengira pole sana nabonze wasanga rero impamvu izi pole cyane ariko urumva oya na pole tuba twariyakiriye urumva neza ko ari ko ubuzima bugomba kugenda none nka famille iwabo umugore wawe ntabyo bazi ntabyo bazi ariko madamu urumva ibanga ryose abarizi kandi icyo mba nkora bazi ko ari iterambere avuga ati byanze bikunze umuntu afite igitekerezo afite n'icyifuzo afite n'ubushake wenda Imana izamufasha bizacamo none se madamu wawe kuki mutaba mwasanye
oya ntabwo azi guhinga yabishobora reka ntabwo azi guhinga baba we ntabwo azi guhinga Manuti wenda buranije ukewe no gutanda abona ugiye guhingura ntabwo ngiye guhingura mane ndageza aho mbona izuba aho mbona nakibasha kureba kuko numva nyine nza kukagoroba abapapa binanga kukagoroba bagiye mu tubari urumva bamama bari kwita ku mungu niyo mpamvu n'umunsi n'abantu bari guhinga mba ndi kuri izo style igishanga cyose ni ariko mane nubone se kugira ngo ndishe cyanjye nyine kandi nkubwira ko nkodesha kwa nta wundi muntu nabonagamo ariko by the way hano ntabwo ari mu gishanga kuko urumva ni no miturire we mu miturire nuko ngo wenda aho waciye naciye mu bishanga barambwira ngo nambuka no mugezi ndahita ngera ahantu gize ute ariko umuntu ukurabuye rero bura n'umwana mubi hano harimo ndakindi gukeka abantu babiri bajama binanga hanze bakavuga ati Manuti urumukira tugurire ubwo hari mwombi so rero ntekereza ko wowe uramutse ubonye ikindi kintu wakora akazi ubonye akazi mane hari ibintu nzi gukora kurenza ibindi mane sibyo ngende umwagiteri mane sibyo biranagaragara ngende umuhanzi cyane nibyo nzi gukora n'urugero sibyo nk'ubu ngubu ntago najya guseriva muri restaurant baraza bakavugiza induru ati dore nguriya Manuti n'ibiki ariko ibyo nzi gukora kurenza ibindi ibyo bintu nibyo cyako tumenya n'ubuhanzi uramutse ubonye nk'umuntu uvuga ngo ngiye nguhaye akazi runaka hako gucuruza cyangwa akazi runaka ko kuba manager y'ibintu byanjye cyangwa se ndashaka kuguha YouTube channel noneho wowe uyikorereho hano waza kuvuga tufite YouTube channel nyenda ifite iri hafi kuzumba 20 sibyo ariko kavuga ati ndashaka dushore dukore business none wakora nta kibazo twabwo twakunguka ubu si kibanza bari kunyaka miliyoni 3 mu mezi angahe abanakiguze nabanyiguze man cyane rwose Manu umbabarire rero sibyo mbabarire rwose ngusanze mu buzima bwawe wenda ngiye kubushyira hanze ibyo bitanu ndabigwa ntari urambwira neza ariko by the way n'abantu bari kutureba mane jya babyibuze sibyo bajye kuri Manuti show social media zanye umuntu ushobora n'ubashaka kuvuga ngo ndashaka kumutera inkunga na kwandikira social media sindi butanga nimero za telefone urabizara abaguhamaga banagutuka bakubwira ngo buryo wundi arahenga sibyo n'abandi ariko byibuze jya kuri kukuganiriza social media zanjye zose ni Manuti show Instagram ni Manuti show sibyo YouTube ni Manuti show ariko nimero za telefone zacu bazazishyiraho nazazishyiraho hari abazazibona nimero za telefone nzazishyiraho hariya bazazibona ku buryo umuntu ni 07 bawe subiramo nawe oya ntago yo banyamakuru rero 078 rimwe yego 44 95 so rero ndagira ngo basupporting Manuti man dukora ibintu bigiye cyane ndagira ngo ugire ikintu usaba abantu badukurikiranye nicyo wababwira nicyo wabwira abaturarwanda bose muri rusange n'urubyiruko maze dusoza ikiganiro cyacu kandi unambabare kuba nyine nagusanze aha ngaha first of all ikintu ndi buvuge sibyo yego ntago nabura kukugaya urumva uko nk'ubu ngubu buriya hari ibintu nyine ushyize hanze wemera ko ikintu cyose kibaho gifite impamvu ndabyemera cyane nk'umuntu wizera Imana ushobora gusanga gutabarwa kwawe kuri uyu munsi mw'abantu mwe njya nkunda kubabwira ngo gira neza wigendere neza uyisanga imbere sibyo umugabo wita Ezekiya uramuzi Ezekiya wafashaga imfubyi agafasha abapfakazi uramuzi yakoze imirimo myiza afasha abantu bababaye agiye gupfa abantu bararira Imana imwongera imyaka 15 umuntu bita Tabita uramuzi Tabita nawe yakoraga imirimo myiza afasha abantu igihe cye kigeze cyo gupfa abantu barataka Imana imwongerera iminsi yo kugira icyo kubaho none ubu iminsi igiye ndagira ngo mubwire ngo hari umuntu dukurikiranye none aka kanya ushobora kugira ikintu akora kuri wowe rukaba ari urwibutso rwiza azibutsa Imana mu gihe azaba ageze mu avuga ati byibuze nubwo nazava ku isi ariko aricyo nasize muze ku isi nanjye nkagira umuntu nirahira wirahira kuko nta muntu nirahira arwari se uyu munsi ubu nirahira Imana ariko byibuze nkagira n'umuntu nirahira nkavuga ati kabisa uyu muntu yakoze gutya namushimira hari impamvu rero iki kiganiro kibaye hari impamvu ngusanze aha ngaha tutazi njye nawe ushobora gusanga ubufasha bwawe kuranga komeza wamugana n'umuntu dushobora guhura no mu nzira akavuga ati abantu barakize sibyo akaba atanakuganiriza cyangwa se wa muntu burasi nabona nayo muhemba kandi agasanga ni 2020 wabikorera cyangwa 2015 nabikorera nabyo birashoboka rwose rero wingaya
wingaye uragira ngo ungaye wavuga umwuka we ngakureho kuko gasibe sawa ariko nizo rero mani werekane ikabutura ikabutura ni bayerekane amasaha yakuze rero gira ikintu ubwira abantu badukurikiranye ikintu ndi bubwire abantu dukurikiranye sibyo harya uracyakora yacano cyane manze na Innocent so man reka ngubwiza ukuri sibyo abantu badukurikiranye abantu barebye iki kiganiro sibyo niba hari wumva ko cya supporting Manude cyane umwanya tuganire cyane mwereke icyo ushoboye voilà so ikindi nanone bafite channel barebeho ni Manude show barebe koko barebeho fite na seri shyashya natangije yitwa My Ghetto naho mvuga ubuzima bubera muri ghetto man nibi babirimo man cyane rwose ubuzima bubera muri ghetto nibi ngibi nizi aho ndi hose ko nge ndi umwanditsi nibi ngibi ndarabyanditse sibyo My Ghetto baze barebe sibyo bavuga ati dukore turebe umusaruro hari abantu bashaka kwamamaza sibyo shaka kwati Manude ariko uramunwa we nawe ukoresha akajya yamamaza cyane rwose kuko ngende umunyamuntu urumva tukamamaza ibintu bikagenda nkajya mwamamariza nkabona amafaranga cya kibanza ugasanga ngize gute uracyishyuye ubusima Imana niyo yabikoze ibitangaza bikomeye cyane so rero mwabantu mwe uyu ni Manude twari turi kumwe ari mu buzima bugoye butamworoheye hari icyo wakora ubuzima bwe ndetse no kuri famiye ye murumva by'umwihariko niwe wipapa kani mama akanabasha kuba yakita no ku muryango we gira icyo ukora Imana izabiguhera umugisha bye bye Imana ibampere umugisha utagabanyije. Astra Vista.